Yes, nk'ibisanzwe nkuko mubizi ni Dodos Official TV. Ndi kumwe n'umusista muri iyi minsi uri kubica bigacika. Bamwita reka tubanze tumubaze ukuntu yitwa atwibwire. Dutangira ikiganiro tumeze fresh twumve n'uburyo ariko reka nere kubivuga byinshi reka tumubaze. Sister bimeze bite? Meze bon. Umeze neza? Meze neza. Yes, uravugana na Dodos. Wowe witwa nde? Nitwa Vestine. Yes, Vestine dusanzwe tubona ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati wapfiriye Miss Kade. Ngo ni Miss Kade niko njya numva niko bimeze. Cyane namupfiriye pe. Waramupfiriye cyane. Cyane. Koko iyo ureba ubona mu basore bose b'abahanzi wabonye Miss Kade, I mean Kevin Kade ari wo muntu wa danje. Niyo danje niyo nkunda ko nandi muntu nakunda atari Kevin Kade. Nta wundi muntu wakunda atari Kevin Kade. Cyane. Ukuntu mubona ubona yitwara gute cyangwa nize ndirimbo mu bikorwa bye bya buri munsi niki kintu wabora mukundiye? Uzanese mukunda? Ila ndimba yashiso ejo bundi yitwa Inyanja. Arankomye ba. Aho tutarajya kure turongera tubivugeho. Inyanja hari ikintu ejo bundi mama ugasaba ugeze kumubaza ibira bintu by'inyanja iyo bavuze inyanja nimba uri umuntu ukunda kumukurikirana cyane. Inyanja ni igiki? Inyanja yeranyije ngiye mbona nk'amazi menshi. Nyine amazi yihe Amazi. Twe twavuga ko amazi yahera. Amazi nyine washyira nkana ka amazi kayita inyanja menshi cyane. Yego. Okay. Ari bimwe bamuvugaho bibi hari urabizi ko umuntu atavugwa neza hari abamuvuga neza hari n'abamuvuga nabi sibyo? Ni nk'igiki ujya wumva kuri Kevin Kade bamuvugaho nabi ukumva urababaye? Nk'ibintu nyine bamuvugaho ariko ntabwo nanjye mfite amakuru neza. Yego. Ngo afite umwana n'umugore. Afite umwana? Yego. Iyo bavuze ngo afite umwana kuri wowe wabyitwaramo ute nk'ubwo urumva uramukunda ariko wumvishe nyuma yaho ngo afite umwana ubwo wabigenza ute? Ngiye kuba afite umwana si byambuza ko namukunda. Yego. Ndamukunda kuba afite umwana kandi umwana w'umugisha ngiye ndamukunda. Umukunda ni nka gwa rundi rw'umukozi wo mu rugo ukundana na boss. Aya? Umukunda ngiye n'urukundo nyarukunda bakundana ntabwo rw'umukozi na boss. Ni urukundo rw'uko rwakunda isheri na shushu hani byose. Ese mwari mwavugana cyangwa wabasha no kumenya ahantu atuye? Ahantu atuye ntabwo ndabasha kumenya nabwo turanavugana ariko mbi kubishaka kurya ndamukunda kandi nshaka guhura nawe no kumubona. Ese ko uri mu mujyi wa Kigali ariko nawe akaba ari mu mujyi wa Kigali ni gute utaramenya ahantu atuye kandi umufana? Ndamufana nyine ariko nyine kugira ngo upfe kumenya ahantu ari n'aho atuye ntabwo tubona ku ka mwanya. Bisaba nyine imbaraga nyinshi no kumwereka ko umukunda nawe yabona ko umukunda akizana. Ese buriya hari nk'umuntu uba uri hafi ya Kevin Kade ukunda gukurikirana Davido I mean Dodos Official TV akaba aze hano Kevin Kade ari ni nk'igiki wamusaba kugira ngo azamukugezeho? Namusaba kumuza nawe tugahura namubwira ikindi ku mutima. Ni nk'igiki kiri ku mutima wamubwira? Nzakivuga twahuye ariyo Oya tubwire abakunzi baragukurikiye tubwire. Ngiye ndamukunda cyane. Uramukunda? Yego. Icyo nicyo wamubwira kiri ku mutima? Nabwira ko mukunda cyane kandi nifuza ko twabana. Okay. Bigeze no kumva ugeze ku rwego rw'aho mwabana ushaka ko ata umugore yarari kumwe bakaza mukabana? Bikunda nyewe ariko kuko namukunda ngiye mba numva yamuta. Jesus. Kandi ibyo bintu bitemewe ukumva ko yata umugore kandi baranabyaranye ari wo bibayeho wabibyitwaramo? Nese ko nanjye mukunda nzabigenzera. Waramupfiriye? Ni iki cyatwereka ko wamupfiriye? Ngiye rwose niyo nicaye niyo ndi kurya no kurya sinyikirya kubera ko rwose ndamukunda pe. No kurya byaranze nananutse ukunsigenga. Kandi imbere wari umeze neza ufite tayi umeze neza. Yes, hari abantu bashaka kumenya ngo uwo mukobwa ninze yatuye he ameze gute ubusanzwe ukora iki? Nta kintu nkora. Nta kintu ukora? Nira mu rugo. Uba mu rugo? Yego. Hajya mu rugo ni he watubwiye ko yaba ari he? Mu rugo ni Kimisagara. Kimisagara? Kimisagara ngo aba bana bacapu ngo babasirimu ngo bameze neza. Hari abantu ngo inkondo. Hari uwo duheruka kumva ngo ni Miss Mbonyi ngo nawe turuka Kimisagara. Akishi na kishi. Kuki abantu ba Kimisagara ibintu by'inkunda bimeze nabi muri iyi mezi?
kandi mwihebeye abasitari urumva yasariye Israel Mbonyi nawe ngo Kevin Kade muri Kevin Kade hari indirimbo ziwe wabuzi nk'eshatu uturapireho nk'indirimbo eshatu ugenda tubwira amasegonda nk'atanu cyangwa ibice bitanu uratubwira turapireho reka duhereze abakunzi bacu show uyu munsi Friday dufite show ubundi buri wa gatanu cyangwa buri wa gatandatu tuzaza tubagezaho ibintu bimeze neza turi kumwe n'umukunzi wa Kevin Kade umwana wasariye akaba agiye kutubwira mu ndirimbo ziwe akunda n'ikina mukundira n'uburyo ababona Kevin Kade nta wundi muntu banganya kuba yamuca inyuma reka tugire aho ngaho nkanjye ngusabye urukundo sindi Kevin Kade aho nkubwira ati Kevin Kade ureke twibanire tube ngiye ngate nkubwira ati gwino twibanire ntabwo byakunda happy unteye indobo impande ya kamera bose babireba nayiguteye byarangiye okay nibisanzwe ni Dodosi reka turebe umubebe ukuntu agiye kuduteramo show z'indirimbo eshatu numva arizo ndababwira imwe niyo wumva muri wowe izina zibabwira twongeye nyine ariko ndababwira imwe ari iri kunkoma muri iyi minsi indirimbo iri kugukoma waye tubwirira abakurikiye Dodosi Official TV bakumva ukuntu babimeze watubwira none iri kunkoma ni iri yasoje ejo yitwa Inyanja iri yabita Inyanja okay ngarapaho gatoya twumve ndamukunda yes komeza ndamubona nkahita mpinduka ongeza sauti ongereza ikibazo uri gutindamo kandi hano uri impande ya kamera nta bandi bantu bo baraza kuza gutera comment bavuga ati uriya mwana kabisa aramukwiye ariko biraterwa n'uburyo uri kwiyerekana erekana ko umukunda koko indirimbo yo riririmbe sibyo kandi nyibuke neza icyo nicyo kibazo rero ubaze kuba wumva ko indirimbo utari kuyimekinga shuba muri wowe uyishyireho uyumvisha abafana let's go ndamubona nkahita mpinduka nkaguma nkoto kigiyo mama cyacaka siwezi byanshengura nk'ubonye nsigaye maze iyo nyanja gusangira umusazi ngo noresha amashashi maze iyo nyanja gusangira umusazi ngo noresha amashashi chikibamba nanjye ndayizi urumva ko ni indirimbo nziza iri kubikora muri iyi minsi Kevin Kade ni umukobwa wamusariye neza byo gupfa ariko ikintu kigaragara utubwiye indirimbo imwe nta yindi ndirimbo baba baragukomye mbere y'iyo nyanja indi yitwaga Munda ririmba Munda twumve ririmba Munda twumve iyo yavugaga yinda dusanzwe yalaga maze kwicekinga neza amenye indi yariyo ariko cyumvaga nyine avuga ngo ngamukoma mu nda ariko uriya mugabo banza ngamukoma mu nda uriya mugabo banza ibintu abavuga sinza ejo bundi avuye ku nda none ageze ku nyanja ibyo bintu bibyerekeza kuki ni abana ba yarateye amadasa buriya ntabwo ibyo nabyemeza ariko nawe nzi yatenda ese wumvishe ngo wa mugani wawe nk'uko ubyumva usanze afite umugore n'abana usanze afite umugore n'abana gusa nyine ndamukunda iby'umugore n'umwana umugore ntabwo mwitaye akenda umwana we nta kibazo ese buriya reka tuvuge ku buzima bwa buri munsi ku buryo na Kevin Kade naza kureba kuri channel yacu ku bw'abantu baza kuyisharinga bagakanda subscribe bagakora share ikagera kuri Kevin Kade naza kureba umuntu wamusariye sibyo ubu ugiye kutwibwira utubwira ibintu ukunda muri wowe n'ibintu ukora wumva wakora buri munsi wageze kwa Kevin Kade wakitwara ute nageze mu rugo ndane cyangwa tuvuge ubu ngubu ukiri mu rugo witwara gute nyiri mu rugo ubu ngubu witwara ute uri umukobwa ugenda gute mu bijyanye n'ibikorwa byawe bya buri munsi cyangwa wumva wakora nk'akekazi nshaka kumenya ubuzima bwawe bwa buri munsi
je ndi mu rugo nyine mba ndi mu kazi gasanzwe ko mu rugo guteka koza ibyombo cyane. uri umwana wa kangahe iwanyu? Ni umwana wa kabiri. uri umwana wa kabiri? uri mukuru urashaje. ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 22. 22. ariko abakobwa hari ikintu kiri kunyica. abakobwa mwese mwasariye abasitari mufite ngo imyaka 20 niyo babaroze nage baturuze ubwo nyine bwagene duhuza mwabutse ngiye kimwe mugasanga muhuje imyaka ariko nyine njyanjye 22. wowe ni 22. Okay ya twari tugeze ku myaka woza ibyombo gira gute ni iki uzi guteka iwawe ku buryo uhuye na Kevin Kade wamutekera? namukaragira inkoko ba uzi guteka inkoko? amafi se ko ariyo basitari dukunda uriya amafi ntago n'amafi ndabikora ibintu bijyanye n'inyama byose. Gacumbayi uzi kubikora? Byose. Gacumbayi ntago wabuze kubikora. Oya witubeshye ibyo bintu byihorere. Aha ikindi umaze kutubwira ku bintu ukora ni igiki muri wowe iwanyu ujye ukora kumva kirakubangamiye kandi uri umukobwa ukiri n'iwanyu? Ikintu nkumva kirambangamiye no koza ibyombo. No koza ibyombo? Yego. ko tuzi ko umukobwa nyamukobwa woza ibyombo akaba ari wo mukobwa uzashaka akaba yakura n'isuku mu rugo iwiwe, ubwo urumva ikigaragara nta suku. Yasikira hari ariko nyine ngiye ibyombo mba numva hitandi mu bindi byose ndabikukira nkunda ngiye nunda kumesa no gukoropa. Ukunda kumesa no gukoropa? Gusasa se byo nta byose? Gusasa ibyo ni itegeko. Kandi urumvisha uvuze ibyo wari nyine ibyo nkunda cyane negereza umutima. Ni gufura no gukoropa. Numva ko kubyuka ni wabyuka ngo usigurire nyine utabushashe. Ya nk'ibisanzwe wakoze cyane kutuganiriza. Yari Dodoso Official nande? Na Vestine. Vestine nari nibeshye ntago nagiye kare. Ni Vestine Dorcas nde Vestine nde? Ni Vestine. Vestine nde? Vestine Urukundo Kevin Kade. Yari uyu munsi umwana yarameze neza, mwabyumvishe ko uyu mwana ari umusitari kandi ari kugira ngo ahure na Kevin Kade. Aho waba uri hose witwa ko uri umu content creator kuri YouTube, TikTok, Instagram, wadufasha ugasharinga iyi video ikagira ku bantu benshi ku buryo na Kevin Kade aho azaba ari hose azayibona. Yari Dodoso Official TV. Ciao ciao. Bye bye.